Hello bakunzi ba Tura TV show, nizere ko aho muri mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubana namwe kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Nkomeje kubashimira nk'uko mu busanzwe nangira nshimira abantu kandi mvuga ngo Imana ibahereze umugisha aho mugiye muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino, kuko mugenda mukora ibintu bitangaje kandi ibintu bidasanzwe bikankura ku mutima. Niyo mpamvu nanjye niyemeje kujya nkora video nziza kandi video za buri munsi. Sinzi gusa ntago abantu bose tujya tubanyura ngo bishime, gusa harimo bamwe kandi nkamwe mwebwe bamwe gufata umwanya wanyu mukareba kino kiganiro. Imana ijye ibaha umugisha kuko ni ibintu by'agaciro kandi ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu mu buzima umuntu yakishimira. Ni intambwe yananiye abantu benshi ariko bake bayishoboye. Imana ijye ibahereza kumugisha. Uyu munsi rero nk'uko umutwe w'amagambo cyangwa se titire mwayibonye, tugiye kuganira ku kantu k'ubushomeri, ku kantu k'ubukene mu rubyiruko cyangwa se mu bantu bari bo bose, kuko ubukene bumaze kuba bwinshi kandi ubukene bumaze kuba ikintu cyabaye nk'ikintu cyabaye karande cyangwa se gakondo. Nagira ngo rero uyu munsi tuganire kuri icyo kintu, tubashe kugishyiraho umucyo kandi tubashe kubyaza umusaruro MBZ zacu nk'uko birimo biravugwa. Mu buzima gutangira biragora kandi gutangira biravuna. Ugerageza gukora ugacika intege, urabona ko niyo mpamvu banageje gukoresha amafoto nk'aya ngaya. Urabona ko uriya yaracukuye yenda kugera ku cyo yari yaruhiye cyangwa se ku mazahabu, arangije acika intege arabireka asubira inyuma arigendera. Nyamara iyakomeza urabona ko haburaga akantu gato. Mu buzima ducika intege rero ku bintu twakabaye dukora tukagera aho tugera, kandi mu bintu bya vuba dutakaza imbaraga nyinshi mu bintu bitadufitiye umumaro, nyamara ibidufitiye umumaro tukarwana, twajya kugera kuri finali tugatsindwa kandi nyamara twagahatanye kugira ngo dutsinde. Mu buzima rero nutangira ikintu ujye ugikora kugeza ku musozo wawe. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo tuganire ku kantu ka MBZ. Ugura megabyte zawe zikarinda zirangira ku kwezi nta kintu zibyaje, zigapfusa zikaba izimfabusa, nk'uko hari abantu benshi baza bakakujya mu matwi bakakugira inama zidafite 12, kandi ntago mu buzima baba baje kukugira inama y'ukuri cyangwa se inama yakubaka, ahubwo baba baje kugusenya. Rero megabyte zawe cyangwa se MBZ zawe guhera uyu munsi cyangwa se guhera aka kanya ushobora kuba wazibyaza umusaruro kuri social media zigiye zitandukanye. Ushobora kuzibyazamo inyungu zikabyara izindi megabyte, kandi nyamara n'ibyo wakoraga nabyo ukagumya ukabikora. Uyu munsi wa none rero ushobora gufungura YouTube channel cyangwa se TikTok cyangwa se na Facebook, Instagram, X. Izo zose ni imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media zizakubyarira umusaruro. Mu buzima mbona ubukene tugira cyangwa se ubukene mu rubyiruko ari twebwe tuba twabwikururiye, ari twebwe tuba twabigizemo uruhare, ariko nyamara dushyize imbaraga tugareba tukayobora ubwonko bwacu ku bintu bidufitiye umumaro, nyamara twasanga ari byo twakora bikatugirira umumaro. Uyu munsi wa none rero ushobora gufungura YouTube channel ugahiga content yo gushyiraho cyangwa se TikTok, warangiza za MBZ zawe, wamara gufata content yawe ugashyira kuri YouTube ukauploadinga abantu bayo bayikunze, nyamara biba byiza nyuma y'igihe gito ubabara umwanya muto nk'uko n'ubundi wakababaye. Ariko icyiza nuko ubabara byibura uvuga ngo kwihangana bitera kunesha. Urihangana ko kwihangana bitera kunesha nk'uko namaze kubivuga. Urakomeza ugahatana ukarwana ukareba ko byazagenda. Ushobora kuuploadinga video uyu munsi n'ubundi ukareba ba bantu nk'uko warusanzwe ugira gute, nk'uko warusanzwe ubareba, ariko nyamara uko bareba ntawe barimo barakureba. Nta mpamvu kugira ngo uhorurira, nta mpamvu kugira ngo uhore utakavuga ngo njye Imana yamoye iki kukinamera nk'abandi, nyamara urebye usanga uruhare runini ari wowe urufite. Uyu munsi wa none fungura YouTube channel, ushyireho content, urebe ikintu cyo kwigisha, urebe ikintu cyo gukora, urebe nimba ushoboye gukina amafilme uyakine, nimba ushoboye kuvuga ibiganiro ubikoreye, nimba ukeneye kwicaza abantu ukabakoresha ibiganiro ibyo nabyo ubikore, nimba ufite talent yo gusetsa abantu iyo nayo uyisetse, mufite talent amatalent agiye atandukanye wayashyiraho hano. Nimba ari akantu ukora cyangwa se ari akazi ukora, ushobora kubyaza MBZ zawe umusaruro ukagashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ejo cyangwa ejo bundi ntago umenya uko bigenze, ushobora kujya kubona ukabona YouTube cyangwa se TikTok yawe ibaye monetize ugatangira guhembwa, nyamara za MBZ zikagaruka, kandi mu kugaruka uko warebye n'abandi nawe ubwawe bakakureba. Nta mpamvu rero yo kugira ngo ujye uhore utaka cyangwa se kugira ngo ujye uhora urira, nyamara uruhare runini ari wowe ruba rwaturutseho.
ushobora gushaka icyo gukora, ushobora gushaka abantu runaka cyangwa se abantu b'ibyamamare nk'abo twita ibyamamare basanzwe bakina amafilime bafite amazina manini cyane, ukabahamagara bakaza bagakina kuri channel yawe cyangwa se bakaza bagakora ibiganiro kuri channel yawe. Icyo ukora ni ukuvuga ngo gusa inama nakugira nanone ntago watangira ushora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga ugitangira ako kanya. Urabanza ugakora ukareba nimba ibintu ugiye gukora bizakundwa, ukabanza gukora ibintu ukavuga ngo mbese ibi bintu ari njyewe ku bwanjye ruhande cyangwa se ari njyewe ugiye gukora kuri iki kintu cyangirira umumaro cyangwa se ari njyewe ntakireba cyangwa se ari njyewe ntacyumva. Kora ibintu ubona bifite umucyo, ukora ibintu ubona bifite umumaro. Nanone ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo waje ku mbuga nkoranyambaga wafunguye YouTube channel cyangwa se wafunguye TikTok yo kuza kuvugaho ubusa cyangwa se yo kuza gukora ibintu bidafite umumaro. Oya, ahubwo fungura imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media, byibura hari n'ikintu kizima ugiye gukora, hari n'ikintu cyagirira umumaro abantu ugiye gukora. Nimba ari ukugira inama abantu, nimba ari ukurangira abantu imiti, nimba ari gukora ibiki byose nk'uko nahoze mbivuga, cyangwa ushoboye gukina amafilime, shyiraho kuko burya baravuga ngo bagarira zose ntawe umenya irizarumba cyangwa se irizera. Byose umuntu ashyiramo, ariko kubw'amahirwe cyangwa se kubw'Imana ujya kubona ukabona ibintu bigize gute, ibintu biciyemo, ibintu birakunze. Njyewe nakunze umujeni bita Mucunyi Danizo. Abo ni abajeni bafashe udukontenti twabo baratuzamura kandi havuyemo ikintu kinini cyane. Hari akantu bavuze we na Mwanafunzi Danizo yagize ati mu ntanga umugabo ashohora ibihumbi n'ibihumbagiza havamo kamwe kakaba ariko kaba kazima. Nawe rero wihigira hamwe cyangwa se ngo ushakire hamwe. Oya, nimba iburyo bwanze higira ibumoso, niba ibumoso bwanze uterere hepfo, hepfo nibyanga uterere ruguru, kuko ndabizi neza ko mu mpande enye cyangwa se eshanu umuntu aba afite, ntabwo haburamo uruhande na rumwe rujya rukunda cyangwa se ngo rw'umumaro. Ntabwo abantu bose uhura nabo ariko ntabwo ari karimbura mumaro, ntabwo ari karimbura mumaro. Mu bantu bose uhura nabo haba harimo inshuti nyanshuti kandi harimo abakwifuriza ibyiza. Yego, mu nshuti 10 umuntu aba afite haba harimo 3 cyangwa se 4 bazima, abandi 6 cyangwa 7 bakaba nta mumaro. Ariko byibura abandi 4 ugerageza kumva kandi ukareba uruhande barimo barakuganishamo, kuko burya muri zo mu mpande enye baba barimo barakugira ko uyikurikije yaba inama y'umumaro. Rero guhera uyu munsi byaza social media umusaruro. Reka kureba abantu wowe batakureba, reka kwinjiriza abantu wowe batakwinjiriza. Gerageza mu buryo bwawe, ugerageze mu buryo wumva ushoboye, kuko buriya Bibiliya nibivuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Mu mbaraga zawe nkeya ufite mu bushobozi bwawe buke wikicara. Oya, wikicara, ahubwo wihera mu gitondo wicaye mu rugo cyangwa se uri mu nzu uvuga ngo nimugoroba ndaza kurya iki. Byibura higa akantu ugakore, kabe gato kabe kanini, ariko uvuge ngo nubwo uyu munsi ninjije ariko nakoze, byibura ejo hazaza bizagira umumaro. Niyo bitakugira umumaro ariko byazagirira n'umumaro byibura n'umuryango wabo cyangwa se nabo wazaba wasize, kuko ibi ni ibintu dufata nkaho ari amahirwe aza rimwe mu buzima. Kandi social media zihindurira abantu ubuzima, social media zihindura ibintu byinshi by'abantu. Meruka gukora ikiganiro cya Mitsutsu cyangwa se kuri Mitsutsu Emmanuel, muri ubuzima bwe tuzagenda tubugarukaho, ariko Mitsutsu yabaye umucuruzi w'imyenda, Mitsutsu yaciye mu buzima bwinshi butandukanye. Reka twe kwinjira mu kindi kiganiro kuko ntabwo aribyo byari byatuzanye, ahubwo reka dusoze ibyari byatuzanye, nawe tuzamugarukaho tubirebe amateka yamuranze kugira ngo abaruriya ba Kiramani abo bose tuzagenda tubagarukaho, tubakoreho ibiganiro, mumenye ngo aba bari bantu ki cyangwa se bari bantu bande. Gusa none sinabura kubabwira ngo amahirwe y'inkoko cyangwa se amahirwe y'ihene ntabwo ariyo y'intama, niko umunyarwanda yabivuze. Ntabwo kuko byabahiriye ariko wenda nawe wavuga ngo uraje biguhire, ariko byibura nta muntu uraza kuri social media ngo akore birangira ibumbibere imfabusa. Oya, urakora byanga bikunda, ashobora kuza ari make cyangwa se dukeya, ariko turinjira ukatubona. Ntabwo ari kimwe no kuba wakinjiza ubusa cyangwa se urimo urakoresha megabyte zawe. Tekereza uguze MBZ za 3 cyangwa se za 5 za buri kwezi, zirinze zirangira nta n'igiceri cy'ijana zinjije, nta na views byibura nka200 zigusigiye. Icyo ni igihombo gikomeye cyane. Uyu munsi rero nari naje gukora ikiganiro cyangwa se nari naje kuvuga kugira ngo turebe ukuntu twabyaza
bya social media umusaruro. Guhera uyu munsi cyangwa se n'ikindi gihe uzumva muri wowe byakujemo, uzampamagare ngufashe cyangwa se uzanyandikire ngufashe, ndabaha nimero nijya gusoza ikiganiro, ubundi ibintu byose tubikurikirane. Ufungure YouTube channel uyikoreho ibintu byakugira umumaro kandi ibintu by'ahazaza, ku buryo na buri muntu wese uzakureba azavuga ngo uri umujeni witeje imbere. Buriya abazungu cyangwa se abantu bo hanze, bamwe muri bo bizerera muri social media, kuko social media ni ikintu ushobora kugira akazi kawe kakagutunga, akazi ka buri munsi. Si ibintu ndimo ndababwira ndi gukura mu mutwe wanjye. Umunyarwenya cyangwa se uwo bita Daddy Kiramani, umujeni witeje imbere kandi wirwanyeho ku buzima bwiwe bwari bugoye, bwari butoroshye, niwe ubivuga ko YouTube cyangwa se social media ari bosi wiwe, kuko nibyo bintu bimwinjiriza amafaranga, nibyo bintu byamugize uwo ari we, nibyo byatumye yitwa Daddy, nibyo byatumye aba uwo ari we uyu munsi wa none. Kuko iyo ataza kubona social media aba ari undi muntu utazwi cyangwa se tutazi, cyangwa se ushobora kuba yaramenyekanye ariko ubwe avuga ko social media ari igisubizo cy'ubuzima bwiwe. Ubwo ari we gusa, ntabwo ari we gusa, hari n'abandi bantu benshi byagiye bihindurira ubuzima. Gusa uyu munsi wa none sinzi icyo bikumariye, cyangwa se sinzi nimba hari icyo iki kiganiro cyaba kiguhuye naho cyaba kikugejeje. Gusa sinabura gusoza mbabwira ngo mwatubwira aho dukosora ibintu, aho biba byapfuye tukabigura tukabishyira mu murongo muzima, kuko burya umutumwe wigira inama yo gusara. Uyu munsi wa none rero nari naje gukora ikiganiro kugira ngo mubyaze MBZ umusaruro, mwe kuzipfusha ubusa ngo murebe abandi bantu batarimo barabareba, namwe mugerageze byibura murebe abandi bantu mwafasha biciye muri social media. Rero ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kuba mugisha. Nimero zanjye nkuko nazibasezeranyije ni 07 9 30 17 35, 07 9 30 Imana ikomeze kubandebera icyoroshye, kandi Imana ikomeze kubana namwe, baha umugisha mu byo mukora byose, kandi nimukabure amafaranga ya megabyte yo kugira ngo mume iyo views niyo like, share na comment. Gari rero mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze kuba umugisha. Ndabakunda cyane, sinabura kubwira mukore subscribe naho buta.